igiterane tureba igihugu gishya muri Yesu Kristo. Rwanda twahawe niyaduhanze kumera, nubwo Satani yakugeragereje wibizira. Banyarwandakazi namwe mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Nyuma yo kuva mu bishaje twinjira mu bishya, abagore bahishuwe b'ububyutse nanone tunejejwe no kubatumira mu giterane kizaba imbona nkubone, kikabera ku ikoranabuhanga kuva ku itariki ya 3 kugeza tariki ya 6 Mata 2026. Buri munyarwanda wese aratumiwe kugira ngo asobanurirwe umugambi w'Imana mu gihugu gishya mu buryo burambuye nk'uko byahanuwe n'umuhanuzi Yesaya ubwo yagize ati: nimusohoke munyure mu marembo mutunganirize abantu inzira, mutumburure inzira nyabagendwa, muyikuremo amabuye, mushingire amahanga ibendera. Yesaya igice cya 62 umurongo wa 10. Iki giterane kizibanda cyane ku gusobanura no kwiyambura imyuka ya karinga n'ibyayo byose. Umuhuza mwunzi azerekana igipimo cy'ibyuririzi by'ubwoko, uturere, amadini, politiki n'amateka. Gutangiza igicaniro gishya gicanira igihugu n'itorero. Kugarura itorero rya Yesu Kristo ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Gutangaza uruhare rw'umugore, umugabo n'urubyiruko mu gihugu gishya. No kurema igihugu gishya ku mugaragaro. Umugore umwe wakuwe mu mugabo, akamubera umufasha, akamwuzuza, akamubyarira. Hazamurikwa kandi ku mugaragaro igitabo cyanditswe n'uwahishuriwe Karinga ndetse n'igitabo ku muhamagaro wa Esiteri mu gihe gisa n'iki. Hazatangizwa kandi umuryango Mema Foundation. Iyandikishe bitarenze tariki ya 30 z'ukwa 3 2026, uhabwe linki yo kwinjiriraho. Ku bindi bisobanuro wabariza kuri nimero zikurikira: nimero ya mbere akamenyetso ko guteranya 33 766 05 50 nimero ya kabiri akamenyetso ko guteranya 41 794 51 80 05 cyangwa kuri email info@abahishuwe.org. tubahaye ikaze muhabwe umugisha n'Uwiteka.